Hayi muraho neza abakunzi ba filime The Homeless Girl. Uzise burya koko ngo uwitonze akamishashi kandi ngo niwigize agateba yora ivu. Iyo abantu bari kubona ko hari umuntu uri guhura n'ibibazo bikomeye cyane, mu gihe ibya mbere bitangiye gukemuka hagahita haziraho ibindi bitunguranye, nibwo abantu batangira kuvuga ngo agahinda gashira kandi aribagara. Ibintu bikomeje kugenda bibera muri filime yacu The Homeless Girl nibyo bikomeje kugenda bigaragaza ko agahinda kari gushira akandi kamaze kugera ibagara. Bakunda guca umugani mu kinyarwanda bavuga ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda, ariko nubyitegereza neza muri filime yacu The Homeless Girl uraza kubona ko nubwo Lewis ari umuntu w'umugabo ageze hahandi amarira yahinduye icyerekezo, aho kugira ngo atemba ajya mu nda ari gutemba ajya inyuma. Guys, ibintu bikomeje kugenda bigorana muri filime yacu The Homeless Girl, cyangwa se umukobwa utagira haba ariko wakunzwe n'umusore w'umukire. Ibyo byose biri kugorana bitewe na mama Lewis, aho mama Lewis akomeje kugenda abera Lewis umubyeyi mubi cyane. Uyu mama Lewis akomeje kwivanga hagati y'urukundo rwa Lewis n'umukunzi we Alice. Uyu nguyu mama Lewis yafashe ibyemezo byose bishoboka abifatira umuhungu we Lewis, agamije kureba ko Lewis yatandukana na Alice, ariko ibyo byemezo byose nyuma y'uko mama Lewis yabonye ko Lewis nta kintu na kimwe yabihinduraho, uyu mama Lewis yatangiye gupanga umupangu musha wo kugambanira Alice kugira ngo babe bamwica. Gusa nubwo mama Lewis yapanze uwo mupangu, abagambanyi yapangaga nabo Lewis yabyumvaga mama we ari kubivugira kuri telefone. Ese guys, ko bakunda kuvuga ngo ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka, ko Lewis yamaze kumenya ko mama we nta kintu na kimwe yifuriza umukunzi we Alice, aho ngaho Lewis niki ari buze gukora kugira ngo atabare umukunzi we Alice, mama we ataza kumugambanira bakamwica. Guys, urukundo ahangaha urukundo rukomeje kugenda rukora amabara. Hari benshi bafite imitima iremerewe, nk'umutima wa Lewis uraremerewe cyane, aho mama we yatangiye amubwira ko natereka gukundana na Alice azahita afata imigabane yose afite muri kampani akayikuramo, ndetse n'inkunga zose yateraga kampani akazihagarika. Ariko ibyo ngibyo Lewis yamaze kwereka mama we ko ibyo ngibyo bitatuma areka Alice. Ariyo mpamvu mama Lewis nawe yahise afata icyemezo gikomeye cyane cyo kuvuga ko umuntu bita Alice agomba kuba yapfa. Gusa urukundo rwari rushimishije muri filime yacu The Homeless Girl ni urukundo rwa Lewis ndetse na Alice. Iyi couple ni couple ishimishije cyane. Indi couple ni couple ya Dani na Tricia, ariko ibi byose mama Lewis niwe ukomeje kugenda byivangamo. Couple ya Dani na Tricia ntago ishoboka igihe cyose mama Lewis araba akomeje kugenda yivanga muri uru rukundo rwa Lewis na Alice, kubera ko uyu mama Lewis yifuza ko Lewis akwiye kuba yashingiranwa na Tricia, bitewe nuko uyu Tricia ari umukobwa wo mu bakire. Umuntu bita Lewis ntago abishaka, ntago ashaka kuba yashingiranwa na Tricia, ndetse n'uyu Tricia nawe byamaze kumuva mu mutwe, ahubwo yari atangiye kwinjira mu rukundo rwe na Dani. Gusa kubera ubu bugambanyi bwose buri gukorwa muri filime yacu The Homeless Girl, buri gukorwa n'abantu babiri, mama Lewis ndetse na mushiki wa Lewis uwo muzi nka Nana. Uyu Nana nawe akomeje kugenda yivanga hagati y'urukundo rwa Dani na Tricia. Ese guys, ko Lewis ageze hahandi umwana arira nyina ntiyumve, wowe uramutse uri Lewis ni iki wakora? Guys, ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane, kandi turabizi ko abantu mukunda filime The Homeless Girl mushigikiye urukundo rwa Lewis ndetse na Alice. Rero abantu murushigikiye mubitugaragarize hasi muri comment zanyu tuzibone. Abantu mwese muba mudukurikiye, niba hari igitekerezo ufite gerageza wandika hasi muri comment. Ubundi mwese tubibutsa gukora subscribe
kugira ngo izi episode zose z'imyanzuro Lewis ari buze kuba yafata mujye muzibonera ku gihe. Abantu benshi bishimiye kubona umunsi Lewis azaba yakoze ubukwe bwa Lewis ndetse na Alice buzaba bwabaye, hanyuma na Dani nawe urukundo rwe na Tricia rukaba rwakomeza. Uyu mukobwa ngo ni Nana ukomeje kugenda yigira umugambanyi ku ngufu agakorwa n'isoni. Rero ikintu usabwa kugira ngo izo episode zose zizakugereho ku gihe ni ukureba munsi y'iyi video gato kuri iyo buto y'umukara yanditseho subscribe, ugakandaho gafungura akazugira ka mbere kuri all, wabisoza ukadukandira like, wasoza gukandira like ukaduha igitekerezo cya hasi muri comment ukatubwira uko ubona ibi bintu. Ese ko nta kintu na kimwe Lewis atabashije kuba yakora, ko abantu bahoraga batekereza ko impamvu ibi bintu bidakemuka ari uko Lewis atabwiza mama w'ukuri ngamubwire ko adateganya kubana na Tricia. None ibyo ngibyo Lewis nabyo akaba yarabashije kuba yabikora, akabwira mama we ko adakunda Tricia, ko badateze no kuba bana, ariko ibyo byose bikabyara ubusa, n'ubundi bikarangira mama Lewis ahisemo gufata inzira yo kugambanira Alice kugira ngo bamwica. Ibi bintu wowe urabitekereza gute? Ese urabyumva gute? Guys, ibintu birakomeye ahangaha. Murabizi ko uyu nguyu Alice ni inzirakarengane, Lewis nawe ni inzirakarengane, nta mutima mubagira. Ikintu kiba kibabaje kuruta ibindi byose ni ukugambanirwa n'ababyeyi bawe, by'umwihariko mama wawe. Ibaze agahinda kose Lewis afite ari guterwa na mama we. Ese uramutse ufite mama wawe umeze nka mama Lewis, wowe ni iki wakora? Guys, ibintu birakomeye cyane. Ibitekerezo byanyu nabyo turabikeneye hasi muri comment. Subscribe zanyu turazikeneye. Dutekereza ko umuntu wese ubudukurikiye aba yaramaze gukora subscribe. Nimba utarabikora, ikintu cyogeye kugira ngo ukandeho, ubundi buri kimwe cyose gikomeze kugenda neza. So rero bye bye, afite Ravisa, turabakunda cyane. Imana ikomeze ibarinde. Duhure next episode of The Homeless Girl.